barumuna banyu bahawe ubudiyakoni, bayobozi muri hano, ba Kristo mwese, abashyitsi n'abasangwa mwese, reka mbanze mbaramutse amahoro ya Kristo, mbifurize kandi n'umunsi mwiza. Yezu Kristo akuzwe. Twese ko turi hano, twebwe duhari n'abandi bari kure yacu ariko turi hamwe ku mutima, twishimiye cyane kuza kwakira ingabire Imana yatugeneye, ubusaserdoti bwa Yezu Kristo. Nyagasani mu bugwaneza bwe no mu bwigenge bwe yashatse ko yabumanura akabucisha mu buzima bwa bamwe mu bana ba Kiliziya, abitorera, akabahindura, akabagira abagabuzi b'amabanga akomeye, b'amabanga y'ubukungu bw'ikigega cyo gucungurwa kw'abantu. Igihe cyose duhawe ingabire nk'iyo, igihe cyose tuvuga, dutekereza ubusaserdoti, tubivuga dufite ibyishimo byinshi, ariko hakabamo n'igitinyiro. Ubusaserdoti bwa Kristo, igitangaza gikomeye mu buzima bw'iyi si. Bavandimwe mwese muri hano, cyane cyane by'umwihariko umuryango w'Imana wa Paruwasi ya Mibirizi, wagize ibyishimo nk'uko tumaze kubyumva nabo bahagarariye, byo guhimbaza hano muri iyi paruwasi ubusaserdoti twahawe nk'impano. Iyo tuzirikanye ijambo ry'Imana, cyane cyane iriya nyandiko y'ivanjiri y'isengesho twita irya gisaserdoti, ni muri Yohani 17, ukabona guhera ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 24, ntekereza iby'uyu munsi narebye ndabara, kuko byari byantangaje cyane, bintera kuzirikana. Mbona muri iyo mirongo 11 gusa Yezu Kristo uvuga ubusaserdoti bwe, kandi ubusaserdoti aha Kiliziya aciye mu basaserdoti avuga umuryango w'Imana inshuro 22, mu mirongo 11 gusa. Akavuga ngo bagire ibyishimo, ni ukuvuga abakristo bagira ibyishimo, ngo nabahaye ijambo, ngo ubarinde ikibi n'ibindi, ngo ndakwiyeguriye dawe ari bo ngirira, kugira ngo nabo babe abakwiyeguriye mu kuri. Bifite impamvu kandi
iyo mpamvu iradushimisha cyane, niyo mpamvu ku munsi nk'uyu twongera kuyishyiraho umutima tukayizirikana. Ni ukubera umuryango w'Imana, ni ukubera abakristo. Ubusaserdoti ni ukubera abakristo. Bavandimwe, nimurebe uko tungana, uko turi hano. Turi benshi cyane, kandi niko bigenda iteka. Twibajije impamvu abakristo bakunda cyane ibirori by'ubusaserdoti, bakunda cyane ibirori by'ubusaserdoti. N'umwana muto baramuterura akaza, n'ufite akabando aragatora akaza, ngo ntatangwe kwitabira kureba ibirori by'ubusaserdoti. Bituma dutekereza impamvu ko atari gusa ibirori bisanzwe ubundi abantu bakunda, ko atari ikindi, ahubwo ni uko Roho Mutagatifu utora abasaserdoti akabakundisha ibyiza by'ubusaserdoti ajya no mu mitima y'abakristo, umuryango w'Imana, abakristo nabo akabafasha kumva ubwiza bw'ubusaserdoti, cyane cyane akabafasha kumva ko ari ukubera bo. Tuba twaje rero twese nk'umuryango w'Imana kugira ngo twakirize yombi ingabire y'ikirenga y'ubusaserdoti twagenewe n'Umucunguzi. Ubusaserdoti kugira ngo umuryango w'Imana ubeho, ubusaserdoti kugira ngo umuryango w'Imana wakire Imana, ubusaserdoti kugira ngo umuryango w'Imana utagatifuzwe. Ubusaserdoti butabayeho haba habuzemo icy'ingenzi. Umuryango w'Imana ubayishwaho n'ubugabuzi bw'ubusaserdoti. Umunsi nk'uyu bavandimwe, mu gihe dutekereza ubwiza buhanitse budufitiye akamaro twese bw'ubusaserdoti n'abasaserdoti Nyagasani dutoramo, turatekereza ibihe turimo. Guhimbaza ubusaserdoti bikadutera ibyishimo, cyane cyane iyo dutekereje n'akamaro bidufitiye cyane, tubihuje ibihe turimo ku isi ya none, isi igaragaramo ibimenyetso bituma tubona ko dukeneye Imana cyane. Ibimenyetso tubona, twumva, biri imbere y'amaso yacu rimwe na rimwe, ndetse rimwe na rimwe bikatubabaza, ariko ndatekereza ko ari byiza kubigaruraho umutima tumurikiwe n'Imana, kugira ngo biduhe no kumva impamvu y'ibimenyetso Imana iduha birimo n'ubusaserdoti nk'ubw'uyu munsi. Sekibi ashishikariye kwangisha abantu ibibatunga, ibibaha ubugingo budashira. Hateye imitekerereze, imyumvire, kandi birasakuza cyane, ivuga ngo umuntu w'iki gihe ngo ibohore, ngo barakubeshye, ngo Imana si ngombwa, ndetse hariho n'abatinyuka n'abubahuka bakavuga ngo ni ikinyoma, ngo ntibaho. Ibitekerezo
bishaka kwimura Imana mu buzima bw'abo yaremye, ibitekerezo bishaka kugira abana b'Imana imfubyi bibibagiza umubyeyi. Ese uwakwibagiza umubyeyi ubwo waba usigaye he? Waba usigaranye iki? Ese uwakwibagiriza uwaguhanze, uwahanze ibyo tureba byose? Natwe ubwenge bwacu buracyakora, ubwenge bwacu buracyakora, turareba ibiriho tugatekereza uwabihanze, turareba turiho tugatekereza umubyeyi wadushatse ko tubaho kandi tugenda dusanga. Ubuhakanyi muri iki gihe burahimba uburyo bwinshi bwo gukura Imana mu mibereho y'abantu. Gusuzugura rimwe na rimwe ndetse no kunyega iby'Imana, gushaka kwimura Imana mu mitekerereze, mu migenzereze y'abantu. Gusenga nibyo bitubeshaho. Hari wigeze kuvuga ngo uko umuntu yabaho, uko umuntu adashobora kubaho adahumeka, natwe abemera Imana, kandi abemera Imana hariho abayemera ku buryo tubona, ariko n'abandi bose ni abana b'Imana. Imana yanditse izina ryabo mu mutima wabo, nabo ni abakandida bo kwemera Imana n'abatarashobora kuyemera ku buryo bwa buri munsi. Ni nk'uko natwe tudashobora kubaho tudasenga. Gusenga bavandimwe ntabwo biri ku mwanya wa nyuma, ntabwo ari ikintu umuntu yashyira ku ruhande rw'ubuzima bwe. Gusenga ni uguha Imana icyubahiro, gusenga ni ukumenya icyo turi cyo imbere y'Imana, ni ukumenya ko tutari abagenga b'isi. Umugenga w'isi ni umwe, ni Imana rugira wayihanze akayishyiraho, niwe twese dupfukamiye. Bakristo bavandimwe, ndabashishikariza cyane gushyira isengesho ku mwanya w'ibanze mu rugo, urugo tuvukamo, urugo turererwamo, urugo dutahamo, mu rugo havugirwa amasengesho, urugo rube igicumbi cy'ubukirisitu, igicumbi cy'amasengesho. Mwokagira Imana mwe, ntimwimure ibintu, ntimuturike ibintu ngo mu rugo muhakure amasengesho. Isengesho ryo mu rugo, babyeyi mutoza abana mukibateruye ku bibero, mutoza abana isengesho, mutoza abana kubaha umugisha, bagiye kwiga mubaha umugisha, bavuye kwiga mubaha umugisha. Mugwize ibimenyetso byinshi by'ubukirisitu aho muri hose. Bari mu barezi, musenge mbere yo gutangira imirimo yo kwigisha. Ndetse n'ugiye mu murima, n'ugiye mu bucuruzi, abanze akora ikimenyetso cy'umusaraba kandi abyemera. Tugwize, tuhaguruke tugwize ibimenyetso by'ubukirisitu bigaragaza ko Imana iri hejuru y'ibintu byose, kandi tubyubahe kandi tubikore tubikuye ku mutima. Kugenza gutyo niyo gezabutumwa, ni uguhinduka twese abamisiyoneri b'ivanjiri. Umunsi nk'uyu utwibutse ko muri ibi bihe turimo duhamagariye kuba koko twese muri batisimu abasaserdoti bashinzwe kwigisha dukoresheje imibereho yacu n'ururimi rwacu n'ibyo tubamo byose.
ubusaserdoti bwa Yezu Kristo buratwibutsa twebwe abasaserdoti ko twahawe umuhamagaro ukomeye. Niyo mpamvu iteka bakristo dutumweho duhora tubasaba cyane ubutaruhuka kudusabira ngo tube abasaserdoti bafite imibereho ihuje n'ubusaserdoti, abasaserdoti bahumura ivanjiri n'imibereho itavuguruza ivanjiri, ubutungane, abasaserdoti bagaragaramo Yezu Kristo, icyiza cyose, icyiza gihuje n'imico ya Yezu Kristo kikagaragara mu basaserdoti. Muri iyi si turimo kandi dutumwamo, irimo byinshi bihigira kandi bishishikariye kudutesha umurongo mwiza. Ibyo niko bigenda no mu bisanzwe. Iyo ikintu ari cyiza cyane, abanzi b'icyiza baragihigira ngo abanzi bacu ntibagire umubare. Iyo Sekibi abonye Nyagasani Yezu Kristo atsinze igitego cyiza cyo gutora abasaserdoti bakamukundira nk'uko twabigenje uyu munsi, nawe kuko ari ngo umutware w'umwijima, umwanzi wa kamere muntu, nawe yungikanya imigambi mibisha yo gutesha abasaserdoti umurongo mwiza. Niyo mpamvu dukeneye amasengesho, kandi amasengesho menshi, kugira ngo imibereho yacu idatwarwa n'ibiriho ku isi, idatwarwa n'inyota y'iby'isi, umutima wacu winjirwemo n'inyota y'iby'isi ngo bibe byadutwara uruhu, ngo bidutware n'uruhande. Umutima wacu ahubwo uhore mu cyifuzo cyo guharanira ubutungane. Nyagasani abaharengeye aturwane baturengere, kandi dufashijwe n'amasengesho yacu, umuryango w'Imana udukikije, kugira ngo tube abasaserdoti bameze nka Kristo, bafite imico yo kumvira. Dutsinde iteka muri twe ako kageso k'urunturuntu gashaka kwigenga no kwitegeka no kwikorera icyo umuntu yishakiye kimunyuze. Ibitekerezo n'amatwara y'iyi si iharanira ubutegetsi, iharanira gukandamiza abandi, iharanira ahubwo no gukorerwa n'abandi no kujya hejuru y'abandi. Mudusabire tugire imitekerereze nk'iya Kristo, imico myiza y'ubwiyoroshye, imico myiza yo kumvira. Twirinde ikintu cyose cyadutwara ubwenge. Hari ibitekerezo by'isi, hari za politike. Kirazira ko umutima w'umusaserdoti wakwinjirwamo n'imitekerereze y'ibyo byose bitanya abantu, bivangura abantu. Mudusabire kuba abasaserdoti batunzwe kandi bishingikirije ku isengesho tubonamo imbaraga zo kwitagatifuza ubwacu
no gutagatifuza umuryango w'Imana dutumweho. Bavandimwe mwese muri hano, twishimire kandi dukomeze dushyigikire abasaserdoti bacu, by'umwihariko ababuhawe none mu rwego rw'ubupadiri no mu rwego rw'ubudiyakoni. Ndagira ngo ndangize mfatanyije namwe mwese gushimira uburyo abantu mwitangiye uyu munsi paruwase yaduteguriye ibirori. Paruwase ya Mibirizi ishigaje imyaka mike guhimbaze, imyaka 3 gusa guhimbaze yubile, yarabitangiye. Twatangiye kwitegura neza, turanoza imigambi yo kuzahimbaza iyo yubile nziza kandi ifite amateka y'iyogezabutumwa muri iki gihugu cyacu. Mwaduteguriye umunsi mwiza mu bwitange, abasaserdoti mukora ubutumwa muri paruwase, muri kumwe n'ababiyeguriye Imana bari hano, n'abakristu abarayiki muri hano. Ku buryo bw'umwihariko uyu munsi ni n'icyumweru cyo kwizihiza abakristo b'abarayiki. Tubifurije barayiki bacu umunsi mwiza, umunsi w'ibyishimo, ubongeremo imbaraga zo gukomeza kwitangira kiliziya ubutitsa. Ndashimira abayobozi mu nzego z'ubuyobozi bwite za leta dufatanya neza mu kuzamura imibereho y'Abanyarwanda, y'abana b'Imana, cyane cyane muri iyi paruwase, bakagira n'uruhare rwo kudufasha gutegura umunsi mwiza nk'uyu nguyu. Abiyeguriye Imana muri hano, abakristu mwese mwakereye kwizihiza uyu munsi, mukitanga mugatanga byinshi, harimo n'igihe cyanyu kugira ngo uyu munsi ugende neza. Imana mwitangira buri gihe ibashimire, ibahunde inema, ibahe amahoro, ibahe umwete wo kwitangira ivanjiri iteka. Mu kurangiza ijambo, nagira ngo ntumikire abasaserdoti twese ba diyoseze yacu. Turi mu mwaka udasanzwe wa yubile y'impurirane, yubile y'imyaka 2025 yo gucungurwa, yubile yihariye y'u Rwanda y'imyaka 125 twakiriye ivanjiri ya Yezu Kristu. Muri uyu mwaka ku buryo bw'umwihariko muri diyoseze yacu twawuhariye ubusaserdoti n'Ukarisitiya. Ni umwaka rero udasanzwe, ni umwaka wihariye. Imana yaduhaye n'inema nyinshi, ariko ni n'umwaka uduha ibyishimo no kubigaragariza mu muryango w'Imana. Niyo mpamvu twateguye ikimenyetso twifuza guha abasaserdoti n'abadiyakoni bacu b'uyu mwaka, ikimenyetso cy'uko nyine ari umwaka udasanzwe, umwaka wa yubile n'igihe cy'ubusaserdoti. Abasaserdoti rero baze n'abadiyakoni kugira ngo tubahe icyo kimenyetso. Twashyizemo urukundo rwacu rwose rwo kubabwira ngo murakaza neza, murisanga mu busaserdoti.